Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye hano kuri Mbarusha Mining TV umunsi ku munsi. Nk'uko mubibona mpereye muri dashboard za mining ya P network, by'umwihariko hamwe urebera P mining ku munsi, hamwe urebera boost rate cyangwa ikigero cya mining za P to mining twese hamwe muri rusange cyangwa ikigero fatizo, hano byose ubireberamo, ndetse na security cycle cyangwa lockup reward, especially hano unareba wenda amasaha cyangwa iminota usigaje ngo mining yawe ibe yagira ute yarangira. Nuza kureba ara hejuru uraza kugira ute kubibona. Impamvu nyamukuru mpereye ahantu cyangwa mpereye hano muri dashboard ya mining ya P network, ndashaka kuza gutkotinga cyangwa ndashaka kuza kuvuga by'umwihariko ku giciro cya P network, hanyuma nanavuga ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 cyangwa z'uku kwezi kwa 11 umwaka wa 2020, by'umwihariko hasigaje iminsi cyangwa hasigaye iminsi 12. Ibintu impamvu cyangwa impamvu ndibuze kwivugaho niyo ndagira ngo tuze kurebera hamwe twese hano muri iki kiganiro cyacu. Nk'uko mubibona mpereye muri dashboard za mining ya P network. Nongera kwibutsa abantu batari ku mininga, mugerageze mukore mining ya P network, na babandi bashyashya bashaka kwinjira mu mushinga wa P network. Mu by'ukuri projet iracyaraninga ku muntu mushyashya, wakinjiramo birakunda rwose, wa creating account ugakora mining. Ubu ngubu bisigaye byihuta cyane, ushobora kumininga nk'iminsi 30 cyangwa nk'iminsi nka 40 ugahita uhabwa KYC, kandi nko mu mezi 2 cyangwa mu kwezi kumwe n'igice y'ukora mining neza, ubu umaze kugwiza nka P10 cyangwa na P20 birashoboka cyane, bitewe na team waba warasizemo na P50 waba waragize ute warazigwije, ugahabwa na KYC, ugahabwa na migration, P zikanimuka zikagera kuri available balance rwose, nawe ukaba wemererwa cyangwa ukaba wakemererwa kuba wagira ute wazikoresha icyo ushaka. By'umwihariko ku bantu bashyashya cyangwa ku bantu bari kwinjira muri iyi mishinga muri ibi bihe, mbere twayaga twinjira muri P network wenda tutazi ukuntu ushobora gukora lockup cyangwa ntunabikore, system ikabigukorera ikakurokingira nk'umwaka 100% cyangwa imyaka 3 100% cyangwa imyaka 2, ugasanga P wenda uzazihabwa igihe cyararenze cyangwa uzategereza waranahawe migration. Ariko ubu ngubu basigaye babyisetingira, ushaka kwisetingira amezi 6 cyangwa umwaka umwe cyangwa ibyumweru 2, byose bigize ute birakunda. Hanyuma nk'uko natangiye video mbibabwira, impamvu mpere hano muri dashboard ya P network, shaka dukotinge kwa kira giciro kiri kuvugwa cyangwa kira countdown isigaje wenda iminsi 10 ku itariki 22 zigere, ndetse tunarebe ku giciro cya P network. Nimba uri mushyashya akarigo bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, nakubwira ngo kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV uploadinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Nimba ari amakuru uyamenyere mu bantu ba mbere, kubera ko burya ikintu cya mbere ni amakuru. So nk'uko mubibona hano ndi muri dashboard cyangwa muri chat y'iri faranga rya P network. Uyu munsi wa none nyankunda bavuga ngo namwe ubwanyu mujye mukunda gutestinga cyangwa mujye mukunda gushakisha amakuru. Uyu munsi wa none turi kubona ko igiciro wenda cyo ku ma échangeur kigeze muri 0.22 hafi na 23 by'idolari, iri gushaka kuzamuka. Ushobora kuza kujya muri 23 cyangwa 24 cyangwa 25 birashoboka, ariko nk'uko mubibona namwe murabona ko iri muri 0.22 hafi na 3, ngira ngo muri kubibona. Rero hasigaye iminsi 10, by'umwihariko umubare nyamwinshi. Nkunda kubona utumessage twinshi kandi nanabivuzo cyangwa nabitanze ikiganiro ati nyabuneka kira giciro cyangwa ari amatariki nagera tubwire wenda tutazahomba cyangwa natwe twinjire muri ibi bintu tuzagurishe P kwa cya giciro $314,159 by'idolari. Turabona ko hasigaye iminsi 10 cyangwa turabona ko countdown iri gutera kira giciro cya GCV kikemezwa
cyangwa kikaba approved. Nkunda kubabwira umunsi ku munsi kuba team cyangwa systeme ya Pi Network mu by'ukuri zikunda kutwapudetinga amakuru umunsi ku munsi, kandi nawe iyo ukurikiye cyangwa unakurikiranye umushinga neza ntabwo ukwiye kurangara cyangwa gutakara. Impamvu mba nkoze video hakiri kare cyangwa mbere y'iyi minsi aba ari ukugira by'umwihariko kugira atazagira abapayiniya bacika intege cyangwa babivamo muri uwo mushinga, kubera ko ari amakuru menshi aza ugasanga aciye abapayiniya intege cyangwa atumye babirambirwa. By'umwihariko nko kwa ziriya tariki 22 mu by'ukuri nta kintu nabikonfirmaho pe, nta kintu nabivugaho by'umwihariko cyangwa cyane ko na systeme cyangwa kuwa team ya Pi Network nayo nta kintu yigeze bivugaho habe na kimwe. Hariya kwa ziriya tariki buriya nizigera ku itariki 22 uzasanga nk'umubare nyamwinshi w'abapayiniya bacitse intege, usanga baravuga ngo kuwa team ya Pi Network yaratubeshye, kandi bwahehe nta makuru yigeze itanga. Ifite platform nyinshi cyane icishaho imbuga, haba kuri Twitter, haba kuri Facebook, haba kuri Telegram, haba no muri application yaratumayiningira bakunda gutangarizamo cyangwa gucishamo amakuru. Rebera bya wenda aizo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2025 rwose hariya nta kintu mbatangarije pe, nta kintu batangarije. Icyo ugomba kumenya cyo igiciro turi kubona uyu munsi wa none ni iki ngiki kiri kuri echange cyangwa kiri ku ma echange tweretswe na kuwa team ya Pi Network cya 0.22 cyangwa 3 nk'uko muri kubona ko byanagezemo 23. Yego ari amatariki cya kiragiye gishobora kuzagera iki giciro cyazamutse cyatumbagiye, wenda uri kwibona nko muri 0.5 cyangwa mu idolari rimwe birashoboka, cyangwa mu madolari 2 birashoboka, kubera ko nk'uko mubibona cyangwa twabitangajwe cyangwa tubyibonera n'amaso yacu, ubona ko iki ni igiciro kigenda gihindagurika umunsi ku munsi ko bukeye n'uko bwije. Ushobora gucya uri kwibona muri 0.4 by'idolari, 0.3 cyangwa 0.27 cyangwa 0.10. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko ibiciro biba biri kugira ute bihindagurika. Ariko nanone nubwo bitavugaho rumwe cyangwa bitemezwa na benshi cyangwa bamwe na bamwe batabyemera, ariko uyu munsi wa none igiciro dufite kuri projet yacu ya Pi Network kinakora kandi kinaririyo cyangwa kinakoreshwa, ndetse sinatinya avuga ko gikoreshwa ku isi hose, kubera ko uyu munsi wa none mu by'ukuri biragoye ko ushobora kubona umuntu uguhereza pi cyangwa guhereza ibicuruzwa cyangwa guhereza ikintu kwa cya giciro cy'ibihumbi 314,159 by'idolari. Icyo nkoreye iyi video by'umwihariko ni ukugira by'umwihariko abantu mudukurikirana no kuri Mbarusha Mining TV, ziriya tariki nizigera wenda utazaza kwishyiramo ibintu byinshi cyangwa ugasanga uretse no kumayininga cyangwa ugasanga umushinga urawanze cyangwa uvuyemo. Systeme cyangwa kuwa team ya Pi Network nta kintu igeze itangaza, nta kintu igeze bivugaho. Biriya byo ni ibisanzwe wenda kubera ko amakuru y'ibihuha menshi akunda gucicikana, ariko icyo ugomba kumenya cyo impamvu nahereye muri dashboard za mining ya Pi Network tugakurikiza hano no muri chat y'iri faranga aho rigeze, nabereka ko mining igikorwa, kandi uyu munsi wa none turacyari muri testnet ya Pi Network. Ikindi uyu munsi nk'uko mubibona igiciro cyifashishwa cyakinakoreshwa cyangwa ushobora no gukura pi uyu munsi wa none nahangaho uri kubona igiciro cya pi kiri kuri 0.23 by'idolari. Yego simpakanye ko igihe kizagera igiciro kikazamuka cyangwa cya giciro cy'ibihumbi 314,159 by'idolari kikaba approved cyangwa kikagerwaho, ariko ntabwo ari iki gihe, ntabwo ari uyu munsi. Mwibuke ko systeme cyangwa kuwa team ya Pi Network yatubwiye ko turacyari muri testnet, kandi iyo testnet ya kabiri ntabwo turayivamo, ntabwo irarangira. Aho nirangira systeme izagira ute izatwa updatinga cyangwa izatumenyesha. Hanyuma nshaka kugaruka kuri aba bantu bakererewe muri umushinga cyangwa bamayininze pi nkeya cyangwa batajya babona umwanya wo kumayininga uhagije, cyangwa bamayininze pi nyinshi zihagije. Nimba ufite pi ushagurishaho ushobora kuza kunyandikira, urebe muri comment z'iyi video urabonamo nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp ndetse na link ya WhatsApp group uyijoininge, hanyuma unyandikire nimba ufite pi ugurisha cyangwa ruby cyangwa sidra cyangwa atok,
unyandikire rwose izo serivisi ndazigufasha. Nimba unashaka kubigura ufite bikeya wenda ushaka kugira byinshi cyangwa ushaka kwicara ufite wenda nk'icumi cyangwa 20 cyangwa 50 cyangwa 100 cyangwa 1000 birashoboka bitewe n'ubushobozi ufite cyangwa bitewe na ushaka kwicara ufite cyangwa rubi cyangwa sidra cyangwa atoke rwose unyandikire izo serivisi ndazigufasha aho waba uri hose. Waba uri mu Burundi turakwishyura rwose amafaranga akakugeraho ari amarundi, waba uri muri Kenya, waba uri Tanzania, waba uri Zambia, waba uri Mozambique, waba uri za Maroc, waba uri za Senegal, aho waba uri hose turakwishyura amafaranga akakugeraho, ndetse no ku yindi migabane y'Uburayi aho waba uri hose. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane rwose kukwishyura amafaranga akakugeraho kandi yo mu gihugu urimo. Murumva rero ko ibintu bigize ute biroroshye cyane rwose. Rero nimba ufite icyo kibazo urebe nimero yanjye muri comment z'iyi video uraza kuyisangamo, cyangwa unajoining link ya WhatsApp group unyandikire izo serivisi hanyuma ngira ute nzigufashe. Ngaye nguko rero ubwo turi kumwe duhurire mu bindi biganiro.